Ikiguzi cy'umunezero season ya 3 episode ya mbere. Iminsi yarahise nyuma y'amezi nk'atanu Aline n'umukobwa we bari bamaze kwibagirwa gutotezwa kwa mama Patrick. Aline yongeye kugarura akabiri dore ko yari amaze igihe yarangiritse kubera imiruho. Mama Aline yiteye neza ku mukobwa we ndetse n'umwuzukuru we maze bongera kugira icyerekezo cy'ubuzima. Mama Patrick we kugenda kwa Aline byamuhaye agahenge kuko ari wo mwanya yarabonye wo gushyingira umuhungu we undi mugore ashaka. Yakomeje kwigisha umuhungu we ko agomba gushaka umugore dore ko n'ubundi Aline yaramusise. Patrick we yarasigaye ahora yihebye agerageza guhamagara umugore we n'umukobwa we ngo wenda arebe ko bagaruka, gusa bari baramutsembeye kugeza ubwo nawe yacitse intege yumva ibyo guhora bahamagara batamwumva arabirambiwe. Kuba yajya kubacyura byo byaramunaniye kuko yagiraga n'isoni zo kujya imbere ya Mama Aline amubaza umukobwa we kandi yarananiwe kumwitaho. Aline yaje guhura na Solange ngo baganire nk'uko byari bisanzwe, maze Solange aramubwira ati Imana ishimwe rwose Aline, urabona ukuntu usigaye usa di, warabyibushye. Ubu se urabona narahindutse cyane koko? Cyane rwose, ni ukuri mama wawe ntacyo atakoze. Amakuru si y'umukobwa wawe? Arakomeye, bari mu ishuri. Mbwira rero ubu ko ibintu bikomereye. Sha Sola, ndashima Imana pe, ntacyo nyishinja. Mama nyitayeho uko ubuzima buri, ndashima Imana si nka mbere rwose nkiri kwa mama Patrick, ndakeka nawe ubibona. Mu gihe Aline yari ari kubwira Solange amakuru, mama Aline we yari ari mu rugo arimo akora uturimo two mu rugo. Yahamagaye umwuzukuru we ngo agiye icyo amufasha dore ko byari mu gihe cyiza ari muri weekend nta shuri rihari. Rosine yitabye nyirakuru amutuma ibyo yashakaga, agarutse abaza nyirakuru ati ese nyogoko mama yagiye ko aho yagiye yatinze? Nuko nyirakuru aramusubiza ati mama wawe yazindutse karambwira ko agiye gushaka akazi ko hari ahantu bamurangiye ko gashobora kuboneka. Rosine aramusubiza ati ndumva ari byiza, ubu se koko mama yashobora iki? Kuva namenya ubwenge sindabona mama akora akazi kandi katari ukwita ku rugo. Mama Aline yasetse umwuzukuru we maze aramubwira ati winze Sarozi yari gukora ate se kandi yirirwa mu miruho? Erega na mbere yuko mama washaka ubuzima ntabwo bwari bworoshye. Ugira ngo se buriya yasoje no kwiga amashuri nk'abandi? Umwana wanjye yarushye akiri muto, ariko wowe ugomba kwiga ufite umuhate ukiga yatigeze yiga, mbese ukamuhesha ishema mu bandi. Uzinde ko waca mu buzima nk'ubwo mama wawe yaciyemo. Rosine yabwiye nyirakuru ati nanjye nibyo maranira, nanjye ndabibona ukuntu mama wanjye avunika. Ikindi kandi ujye umenya ko uri umukobwa, ibigushuka nabyo kuri ubu byabaye byinshi. Tangira kwimenya no kwifata, ntihakagire ukubeshya hari icyo agukeneyeho ngo upfe kwemera. Rosine nyuma yo kumva impanuro za nyirakuru yagiye gutangira kwitunganya ngo arebe ko umunsi ukurikiraho yazajya ku ishuri. Weekend ivuyemo, Rosine yasubiye ku ishuri agenda yumva afite ubushake bwo kwiga kurushaho nyuma yo kumenya ko mama we hari ubuzima yaciyemo butari bwiza, ndetse akiyumvisha ko agomba kurwanya ikibi cyose cyazatuma aba mu buzima butari bwiza. Rosine ari umukobwa umaze gukura kandi wumva afite intego nyinshi muri we. Yageze mu ishuri ariga nk'uko bisanzwe, maze nyuma y'amasomo ahura na Jacques yibuka ko yamushakaga. Yaramushuhuje maze ati uzi ko duhuye nagushakaga? None se kuki utantumyeho Keria cyangwa ngo uze kundeba? Oya, n'ubundi nari kuza kukureba, ahubwo umva icyo nashakaga kugusaba. Ndashaka ko bishobotse kuwa gatandatu ubonye umwanya twaza hano ku ishuri ukansobanurira imibare. Dufite ibazwa ry'imibare kandi imibare irananira rwose. None se Rozi, ninde wakubwiye ko nzi imibare? None se barakubeshyera? Keria yambwiye ko uzi imibare kandi rega wowe warayizi turi kwiga. Urumva rero ko bitakunanira. Nta kibazo nzaza twike. Ubone se ntabwo byakunda ko twakwigira iwanyu?
Oya, ibyiza twakwigira hano. Ndumva mu rugo bitaba ari byiza. Bemeranijwe ko bazahurira ku ishuri bakiga maze baratandukana barataha. Mu rugo, mama Aline yari arimo atunganya amafunguro ya nimugoroba maze Aline amusanga aho yari aravuye mu cyumba cye ubundi amubaza niba hari icyo yamufasha. Mama Aline ati ndasoje ndabona biri hafi gutungana. Umeze ute se? Nabonye nijoro waje umeze nk'unaniwe. Aline nawe ati nari naniwe cyane. Ejo niriwe niruka nzenguruka. Sinigeze niha umwanya wo kuruhuka cyangwa ngira icyo ndya. Mama Aline ati yewe urashoboye. Umunsi wose uryamye? Njye naba narembye maze kwisazira. Aline yasetse mama we maze ati ariko mama nawe urakabya. Usaza byahise ko mbona ahubwo ari jye kurusha ubusaza. Ese Rosine ntarava ku ishuri? Oya ntabwo araza. Ese kutambwiye ibyo wiriwemo ejo uko byagenze? Mama byagenze neza. Nabonye akazi ariko ni sereri. Nako gukora mu kabari niba nzagashobora ibyo ntaramenya. Kubera iki se wumva utazagashobora? Umuri uzagashobora. Ibintu byose bisaba kubyiyumvamo ndetse ubikunze. Igihe urimo si cyo gihe cyo gusuzugura akazi ubonye, ahubwo wowe ni ugukora ushishikaye. Ugomba kuvanamo icyuho cyose uriya muryango wagusizemo ugakora cyane ukiteza imbere. Ubuse amafaranga ya Rosine azajya ava he ko ubona ko ase ko yahakura bidashoboka kandi ari njyewe na papa wawe twese tukaba nta kazi tugira? Nayo ndumva aricyo kintu nshaka rwose. Ariko Ali, ubu ntabwo wumva ushaka kongera gushaka? Aline yazunguje umutwe areba nyina ngo abanze yumvishe ikibazo abajijwe maze aramubwira ati ubwo se mama kuki umbajije icyo kibazo? Yego ko sinjye nanabitekereza rwose. Bakiganira ibyo Rosine yabaguye avuye ku ishuri arabasuhuza maze abaza nyina ati ese mama iri joro waraye hano? Waraye ko nigeze nkubona? Yego naharaye. Nasanze wasinziriye nanga kugukangura. Ku ishuri se biragenda? Ku ishuri biragenda nta kibazo. None se mama akazi urakabonye? Aline yaratunguwe maze aramubwira ati ubwo se ninde wakubwiye ko ndi gushaka akazi? Cyangwa ni nyogokuru wawe? Nyirakuru yahise avuga ati none se ukambajije aho wari uri? Rosine ashimishijwe nuko mama wabonye akazi maze babimenyesha na papa Rosine barara bishimye cyane. Mu gitondo aho Rosine na mama we bose babyutse bitegura, Rosine ajya ku ishuri naho mama we ajya ku kazi ke gashyashya. Rosine yazindukaga afata ibyo mu gitondo dore ko ku manywa atabonaga umwanya wo kuza gufata amafunguro. Nyirakuru nawe nk'ibisanzwe yarazindutse kare arabitunganya ngo Rosine n'umukobwa we babone icyo bashyira mu nda. Nyumva akadomo rwa. Rosine amaze gufata ifunguro, nyirakuru yaramuhamagaye ngo azamwereke maze afata ikiganza cye agishyiramo udufaranga duke yari afite ngo aze kugira icyo agura ku manywa rye. Aline byose yarabirebaga akumva akize amarangamutima ndetse uwo munsi abwira umukobwa we kugira amasomo meza. Rosine agiye ku ishuri maze Aline abwira nyina ati mama, ni ukuri mba ntekereza ikintu nzaguha ngo nkushimire nkumva sinakibona. Gusa warakoze kumfata njye n'umukobwa wanjye ukatugira umutwaro wawe kandi ufite na papa wo kwitaho uko ashaje. Uko biri numva mfite amahoro nubwo ubuzima butari uko umuntu abyifuza, ariko ntacyo numva ntuje. oya ari ntabwo muri imitwaro yanjye. Ntuzongere kuvuga ibyo bintu aho umubyeyi ari hose yifuriza umwana we ibyiza. Ubwo rero uko ubuzima bwawe bumeze kose sinakwifuza kubona ubabazwa kandi nkiriho. Ijya mu kazi vuba udakererwa kandi uharanira gukora ibyiza. Ugomba kwitwararika kugira ngo hatagira utangira kugufata nabi kandi ribwo kikageraho. Nkwifurije amahirwe masa mukobwa wanjye. Aline agiye mu kazi agera atarakerererwa. Yatangiye akazi nk'abandi bakozi bose, bamwe baramufasha ngo amenyere akomeze gukora ari nako amasaha y'icumi. Hamaze gucya
yabonye umukiriya w'umugabo wari wahereye kare amwitegereza, maze bahuje amaso ahita amurembuza ngo aze amwakire. Aramwegera amubaza icyo amushakira, amubaza icyo ashaka ko amuzanira. Umukiriya amaze kumubwira icyo ashaka, yamusabye ko nyuma yo kubikora yaza bakicarana akagira icyo amubwira. Aline yakoze ibyo yarasabwe, aramwemerera baricara, maze wa mukiriya abwira Aline kwitwa David ndetse anamusaba ko yamwibwira, maze Aline aramwibwira atazuyaje kuko yumvaga nta kibazo kibirimo. David yahise amubwira ati ko ntari nsanzwe nkubona hano kandi ndi umukiriya. Natangiye akazi uyu munsi. Ushobora kumva ari ubusazi, ariko nakubonye numva ndakwikundiye bitewe n'ukuntu nabonaga wakira abandi bakiriya kurusha abandi bakuzi nsanzwe nzi. Sinzi niba ari cyo bitwaye tubaye inshuti, kuko ngiye kujya nza hano kenshi gashoboka. Oya, nta kibazo ko twaba inshuti. Ndabyishimiye kandi urakoze cyane. Ubuse urabona uzamenyera ko kano kazi nzi ko katoroha? Nzagashobora, nuko aribwo umuntu aba agitangira. Ubundi wari usanzwe ukora iki? Aline yakomeje kumva ibibazo uwo mugabo ari kumubaza, yumva ari kurengera ndetse ashobora no kuza kugera ku bindi adashaka kumusubiza. Aline yahise amubwira ati oya, ntaho nigeze nkora. David yaratunguwe bitewe n'uko yabonaga asa nk'ukuze. Arangije aramubaza ati none se ko umuntu ukuze nta bana ufite? Aline yakomeje kubona abazwa ibibazo byinshi kandi adafite ibisubizo, maze abwira David ko yamureka akaba asubiye mu kazi. Gusa mbere y'uko agenda, David yamwatse nimero ye abanza gushidikanya, ariko arayimuha. Aline agihaguruka yakubitanye amaso na boss, abura aho areba, yumva agize ubwoba muri we. Boss we yaratambutse bahuriramo hagati y'aho bombi bavaga, maze uwo mukoresha abwira Aline ati none se waba wibuka ko uyu munsi ari uwa mbere ugeze hano? Aline yamubwiye ko abyibuka, maze boss aramubwira ati none se ubwo utangiye biki? Ubuse waba wabaza amasaha umaze wicaranye n'uriya mukiriya? Aline yabuze icyo avuga, ahubwo arakebuka arebana na David. Bose baramwenyura, bigaragara ko nubwo bari baganira akanya gato, ariko bari bishimiranye ko ndetse kuba inshuti nk'uko David yabyifuzaga byashobokaga. Aline asubiye mu kazi, gusa uko akomeza kwitegereza David akibaza icyatumye amuhitamo mu bakozi bose, akaba ariwe ahamagara akumva biramuyobeye. None se uyu mugabo udasanzwe yaba afite gahunda ki kuri Aline? Naho ubutaha. Icyo gice mumaze kumva cyanditswe na Yvette Iradukunda, kinononsorwa na Dominique Kubwayo, yasomwe na Jessica Manzi Mugeni ndetse na Samuel Dushimimana. Amajwi yafashwe kandi atunganywa na Izerimana Fiacre. Mwakoze kudutega amatwi. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu.